Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri iyi channel ya YouTube Israel Official TV, ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Nejejwe cyane no kubana nawe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira mu ijambo turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo wa mbere. Aravuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Ngiye wumva kuri mikoro nitwa Tuyiringire Israel. Mbere yuko tujya mbere dusenge. Nanone turagushimiye Mwami Imana yacu, tunejejwe nuko guhumeka kose tugukesha wowe, wabwa icyubahiro. Mwana wawe ufashe umwanya kugira ngo yumve ijambo ryawe, umugisha. Muri iryo harimo byinshi byo kutunagura. Reka no muri uyu mwanya uganiriza imitima yacu, kugira ngo tukiriho dufate ibyemezo byo kukwiyegurira bizatubashisha kubana nawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo wa mbere. Aragira ati Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Umurongo wa mbere, nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho, buzura mu nzu, barenga no mu muryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kuhapfumura, bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Muri iki gice hari inkuru itari umugani, itari igitekerezo, ahubwo inkuru ivuga ibintu byabayeho. Igihe kimwe Yesu yarimo yigisha, nuko haza abantu bahetse ikirema. Turabimenyereye mu muco wacu wa Kinyarwanda, uyu muco wo gutabarana duheka wakunze kuturanga. Usibye muri ibi bihe by'iterambere haje uburyo bwo kugenda ibinyabiziga n'ibindi byinshi byazanywe n'iterambere. Abahekaga babaga ari umubare uzwi, ari abantu 4. No muri iyi nkuru umubare w'abahetsi bavuzwemo n'abahetsi 4. Bagize umutima mwiza wo gutabara mugenzi wabo. Ikirema mu Kinyarwanda cy'ubu wari ufite, wari ubana n'ubumuga. Nuko babahetsi bagira ngo bakigeze aho cyakirira, ngo yari Yesu kuko yari yaramamaye, azwiho gukiza indwara, azura abapfuye. Kugera aho bakagombye kumugeza, basanga abantu, imbaga nyinshi irateranye, ntibashobora kubona uko bakimugeza imbere. Umuntu ashobora kwibaza ati ese abantu benshi baza kuri Yesu baba ari ikibazo? Muri iki gitekerezo tubona ko babaye inkomyi. Abantu benshi baza kuri Yesu babaye inkomyi, bituma umukeneye ubufasha bigorana kububona. Tekerezeho neza muvandimwe. Saho ubwinshi bw'abayoboke b'amadini tubona ubu, ubwinshi bw'abakirisitu baza mu nsengero bose bashaka Yesu, aho ntibushobora kuba niyo umushaka koko. Kadukomeze.
nuko babuzeho bapfumurira, bigira inama rwose itangaje yo gusambura igisenge cy'inzu itari iyabo. Ndahamya ntashidikanya ko bari biteguye gutanga ikiguzi biri bubasabe cyose, ariko umuntu wabo akabona ubufasha kuri Yesu. Ukuri aba bahetsi tubigiraho isomo rikomeye. Ahari bashobora gutekereza bati igikomeye kwari ukumugeza aho akirira, turahageze ibindi niyirwarize. Ariko baratwaranye bati nubwo inzira ari ntayo, ariko turakora ibishoboka byose uyu muntu tumugeze kuri bumuhe ubufasha. Nuko ngo basambura hejuru. Umuntu yakwibaza ahari uko Yesu yigishaga, hejuru ku gisenge bamwe basambura, umuntu akibaza iryo teraniro niba ryarumvaga ibyo avuga, hejuru ku nzu hari abasambura. Nuko Bibiliya itubwira yuko basambuye ngo bamanurire ingobyi aho Yesu ari. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Ariko muri aya magambo harimo ibanga rikomeye. Barandika ngo Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, yabonye kwizera kwabo ntiyababwira, ahubwo abwira ikirema. Ese ni ukubera icyo atari bo yabwiye? Ese ingingo iri aha irebana n'uburwayi koko ikirema cyari gifite? Reka da, ikivugwa aha ni ibyaha. Arakibwira ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ndahamya ntashidikanywa ko iyi ndwara yo y'ibyaha, hari ikirema, hari n'abahetsi bari bayisangiye. None se kuki Yesu atabwiye abo ngabo n'umuhati wose bagize ngo nibura nabo batahana icyo? Nuko akabwira ikirema. Ibanga ririmo rirakomeye cyane. Abahetsi hari ibyiringiro bari bafite no kwizera babonaga muri Yesu bihabanye n'iby'ikirema cyari gifite. Icyo babonaga muri Yesu, kimwe n'abandi benshi bo mu gihe cye, ntabwo ari imbaraga ibabarira umuntu ibyaha, ntabwo ari imbaraga ishobora guhindura amateka y'umuntu mu bijyanye no kwizera. Icyo biboneraga gusa ni Yesu wakiza umuntu urwaye, ni Yesu wazura uwapfuye. Iby'ibyaha byo no kubibabarirwa bari bazi ko ikibishoboye uwabikora ari umwe, hari Imana. Mbega ukwizera guhabanye! Ntabwo babonaga muri Yesu imbaraga yamuvuzweho, kuko ari umwana w'Imana rwose, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nshobora kukubaza ikibazo nawe nti ese muri iki gihe kwizera kwawe kuri Yesu gushingiye ku ki? Ese umubonamo imbaraga ishobora kukubabarira ibyaha, ikagira aho ikuvana n'aho igushira ku rugero rwo kwizera? Tujye mbere dusome ku murongo wa 8. Nuko uwo mwanya amenya umutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo,
icyo biburanyaga ni iki? Kiri ku mirongo yo hejuru. Ngo bose bumvise amagambo abwiye cya kirema barasakuza cyane bati, uyu muntu arigereranije. Ese ninde wundi wababarira ibyaha usibye Imana yonyine? Nuko Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, iki gitumye mwiburanya? Ese icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Nuko Yesu araberurira ati, ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Amen. Iri ni ijambo batari barigeze bizera, ariko bari bakeneye kumenya yuko Umwana w'Imana afite ubushobozi bwose bwo kubabarira ibyaha. Umwizeye aramubabarira. Muvandimwe, ese uhangayikishijwe ndetse utewe ubwoba no gutekereza ku byaranze imibereho yawe? Nibyo koko, umuntu ashobora kureba amateka ye mu bihe bya mbere y'ibyo yakoze, agasanga yaramaze kwizitirira inzira imugeza ku gakiza. Iyo niyo ntego y'umwanzi, kutuburiza ibyiringiro ku Mana. Ariko ukwiriye kugira ibyiringiro byuzuye. Imana igira imbabazi zitagira ikigombero. Imbabazi zayo ziheranije kuruta uko umuntu wese yabyibwira. Nubwo ibyaha byacu byasa n'umutuku, Yesu aba yiteguye kubyeza. Icyo usabwa ni imbaraga yo kwizera. Muri uyu mwanya ndagusabira kugira ngo ugirire icyizere Imana, wizere imbabazi zayo. Nubwo ibyaha byawe byangana bite, Imana iri hafi yawe. Reba ku musaraba, Yesu yamanitswe ku bwanjye nawe, kandi adutegeye ibiganza. Imana itubashishe gutanga ubushake bwacu, ndetse tuyegurire imitima yacu. Ibindi izabidukorera. Imana iguhe umugisha. Reka nanone dusoze twiragiza Imana. Urakoze Muremyi wacu, urakoze kuko uduhumurije. Reka tubashishe kukwizera kuko uri umutunzi w'imbabazi. Ibyo Satani atwereka byahise akatubuza ibyiringiro, umudutsindire. Umugisha umwana bakurikiranye iki kiganiro, kandi dushoboze gutunganya imibereho yacu kugira ngo tuzashobore kubana nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri iyi channel ya YouTube Israel Official TV, ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana. Nejejwe cyane no kubana nawe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira mu ijambo turasanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo wa 1. Aravuga ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Njye wumva kuri mikoro nitwa Tuyiringire Israel. Mbere yuko tujya mbere dusenge. Nanone turagushimiye Mwami Imana yacu, tunejejwe nuko guhumeka kose tugukesha wowe. Wagwa icyubahiro.